mushinga ugitangira kutwegeranya twari abakobwa bateye isoni cyane, ntabwo navuga ko twari twifitiye icyizere cy'uko tuzongera kubaho, ndetse twumvaga ubuzima bwacu bwarahagaze, no mu miryango amakimbirane yari menshi, ugasanga twaba twateranye nta n'umwe wifitiye n'icyizere cyo kuba yaganiza mugenzi we ngo amubwire n'ibibazo afite cyangwa agire n'ikindi gitekerezo yamubwira. Réseau de Femmes yakomeje kutuba hafi muri urwo rugendo nyine rw'ubuzima twari dutangiranye, baza kudushakira abaterankunga, ariko kuva twabonye imashini turizera ko tuzajya dukora amaproduct menshi kandi afite ubuziranenge azabasha gukundwa ku isoko. Nyampinga imbaraga z'igihugu, Nyampinga agaciro kacu, Nyampinga inyungu ashoboye. Amazina yanjye ni Bella, ndi rwiyemezamirimo akorana ndi umunyeshuri. Ubu njye nkora amavuta y'imisatsi. Ubu niyo produit ya mbere mfite hanze, gusa hari n'ibindi byinshi nkora curuza ku ruhande nabyo bijyanye n'imisatsi. Ndi impamvu nishimiye cyane kuba ndi kumwe namwe muri aka kanya, nuko ibyo dukora ari bimwe. Twese tuvanga ama ingredient tugura ahandi, tukavanga tugashyira ibintu ku isoko, sibyo? Ni twebwe tureba isoko icyo rikeneye tukabakorera icyo bakeneye. Niho amashyi kuri. Rero nsubiye kuri njyewe ukuntu natangiye kera 2020, ntabwo ari kera cyane, nari ndi muri année blanche ntangiye 6e secondaire. Mu gutangira kwanjye byatewe na lockdown, ubundi mbere nakundaga gushushanya, hari n'ibyo nikoreraga ku ishuri mu biruhuko. Mu gihe cya lockdown naradefirizaga imisatsi bisanzwe, mwese bamwe muri mwe ndibaza mubizi. Rero iyo udefiriza iyo imisatsi ikuze ukenera kongera kudefiriza kugira igume irambuye yose, sibyo? Rero lockdown iba ndende, nzana naturelle nyinshi. Gusa iwacu no mu muryango wose barabizi ko mfite umusatsi ukomeye cyane. Muri vakanse nahitiraga muri salo, n'uwo munsi nkiva ku ishuri nkaca muri salo kugira ngo vakanse nzabe nsa neza. Muri make nta cyizere nari nifitiye ku musatsi wanjye, sibyo? Hanyuma lockdown ibaye nini, imisatsi ya naturelle iba myinshi, nta bundi buryo niga ukuntu nyitaho ku giti cyanjye. Nyuma yo kubyiga ariko mbona hari byinshi tudafite ku isoko mu Rwanda, bimwe birasaba kubikura hanze. Naho natangiye mbanza kugura ibikoresho bimwe na bimwe bisokozo bigenewe naturelle, kuko ntabwo ari cyari cyo cyose cyayisokoza neza. Ibyo tugura hanini tubicuruzwa n'umushinwa cyangwa n'umunyamahanga, kandi dufite imisatsi iteye bitandukanye. Ahanini niho dusanga tudakunze imisatsi yacu, twumva ikomeye yarananiranye, ariko kubera tutazi kubikoresha. Ngenda mbyiga gutyo muri iyo lockdown, ngenda mbirangura bimwe na bimwe, ntangira ku mafaranga make. Nk'uko mwajya mubivuga namwe mwagiye mwizigamira, nanjye two duke twaturutse mu gushushanya, sibyo? Nashushanyaga utuntu nkatugurisha, ayo ngayo aba ariyo amfasha kugura ibyo ngibyo nabonaga bifasha. Ngenda mbicuruza, inyungu ivuyemo nibwo natangiye gukora nanjye amavuta, nabonaga akenewe ku isoko adahari. Rero kuba navuga ngo ibintu byanjye bijyana mu ma expo December, ndateganya kubisubizamo kandi na expo mpuzamahanga. Kuvuga ngo ibintu byawe birizewe bijyanwe muri expo ni ibintu byiza, sibyo? Kuba wavuga ngo ngiye muri Ghana ukumva ko twababonamo isoko cyangwa natwe twahahirana nabo, ni ibintu mbara nkaho ari achievement kuri ubu. Yego imbere tuzajya ku bindi birenzeho, ariko n'ubu twishimira aho tugeze. Mwese murebana mukabona muraziranye. Gusa icyo nshaka kubabwira muri aka kanya ni ukugira ngo mwumve ko mufite amahirwe akomeye, sibyo? Kuko njye ntangira gutyo, ninjye wabyitangije ndi umwe, mufite amahirwe yuko muri benshi. Ntimucike intege niba mutarize gukora amasabune muri secondaire cyangwa primaire, ntacyo bitwaye. Nanjye ibinkora ntabwo ariko nabyize muri secondaire cyangwa primaire, no muri university muniga sibyo niga. Icyo nkora ubu ngubu, amavuta nkora mbasha kuyagurisha mu ma expo mpuzamahanga, nkayagurisha ku bantu benshi, bakagaruka bazanye feedback kubera yuko icyo nakoze nagishyizeho umutima. Kuko ntarebye ku bibazo bihari ngo hari isoko rito, u Rwanda ni ruto, ndi muto, ndi umukobwa. Ibyo byose iyo ubitekerejeho nta kintu wakora. Nugira inzozi ngufi uzagera kuri bike.
ngaruka cyane ku buryo mukoramo ibintu nagiye mbaza uko mukora. Hari nk'ibyo nagiye mbaza nk'ibihumuza amasabune yacu, ni utu strawberry tugura hanze. Ese hano ko hari ubutaka bwera cyane cyane muri iyi karitsiye Burera, nta gihingwa uzi gihumura neza urugero uteye, sibyo? Ntabwo ari ngombwa ngo n'ibyo tubigure hanze, kuko abo tuguraho ibyo ngibyo n'ubundi ayo masabune twakora bafite ingredient badikorera. Musanzwe mufite wenda n'ibimera runaka bizana ifuro muzi, ariko mukamukigura ibintu bikora ifu. Rero icyo mugomba gukora ni ukushyiramo umwimerere wanyu, apana ibintu ngo mwize ngo baravuze ngo ni ukugera. Ni trial and error, ni ukugerageza bigapfa ejo ugasubiramo ukoresheje ubwenge bwawe, ukibuka gupima ibyo wakoze kugira nubishima bizaba ari ibyo. Ntibyumvikana? Icyo ni kimwe. Ubwo aho ni kuri ingredient. Ahandi hantu nshaka kubagira inama cyane ni ku bijyanye n'uburyo mukorana, kuko njye urumva natangiye ndi umwe, nagombaga kuba umucuruzi, nkaba uvanga ibintu, nkaba uwita kuri design, nkaba mbese byose. Urumva ko haba harimo akazi kenshi, nkamwe murabizi. Ujya guhaha ama ingredient biriya muvanga byose nkabikora ndi umwe, twakona ari ngitangira kandi ndi umwe. Ahandi nshaka umuntu mufite amahirwe, uburyo mungana ni amahirwe akomeye, kuko mwakicamo itsinda mukavuga aba babiri nibo bacuruza. Si ngombwa ko twese twirundira kuri iriya mashini, muvuga ati aba babiri nibo bajya guhaha ingredient, aba batatu barita kuri production, mukamenya yuko ikintu musohoye mukizeye. Hakaba n'abandi bakita ku gucuruza kugira ngo ibintu byanyu bizagurwe, mujye ku rwego mpuzamahanga, n'abatari bafite gahunda yo kubagurira babagurire, bizaturuka ku byo mwakoze, sibyo? Ndumva njye nababwira byinshi, gusa reka ngarukire aha, wenda twazakomeza tunavugana. Gusa icyo mugomba kumenya ni uko mugomba kwita ku bintu mwashyize hanze, ntibibe ibintu ngo twarakoze, kuko aba baterankunga bashobora kutazagaruka ejo kubabaza ngo bigezehe. Bizaba biri mu maboko yanyu, kandi amahirwe mufite mwebwe abari muri production ntabwo muri mu basaba akazi, niyo mugiye gutanga akazi. Za nshuti zanyu ngo zitaragera ku iterambere muzabaha akazi, mubagira abacuruzi mu alimentation mwakoze, mubohereze ngo mutware amamodoka yacu muri za Kigali gutanga amasabune muri koperative, ariko buri wese abitware nk'umukoro, kureba uburyo mwafatanya guteza imbere ibi bintu murimo gukora. Nyampinga imbaraga z'igihugu, Nyampinga agaciro kacu, Nyampinga igihugu ashoboye. Aho murakoze cyane. Reka nshimira aba bana b'abakobwa. Aba bana b'abakobwa twasanze bafite uduhinja, abandi batwite, amarira ari yose, barihebye, ubabaza bakumva barageze ku rupfu kandi batararushyikira. Tubabwira yuko iyo wigiriye icyizere ubuzima burakomeza, sibyo? Ubuzima bwarakomeje. Hari abari mu ishuri, hari n'abashoje amashuri yisumbuye barimo gutekereza kaminuza. Abenshi abana babo barimo kwiga gardienne, ariko noneho twagiye tuganira uko basubira mu buzima busanzwe, dusanga bagomba no kugira ubushobozi bwo kuzabaho no kuzarira abana babo, kandi ubushobozi nyabushobozi bushingiye ku ifaranga. Nibwo batangiye gahunda yo kwizigama, bageze aho bari bageze muri 1 miliyoni, ngira ngo n'ibihumbi 600, bayagabanyemo gatatu, bajya mu matsinda. Bamwe bajya guhinga ibihumyo, abandi bajya kudoda, abandi baza gukora aya masabune. Ariko nanone nyakubahwa uhagarariye akarere, turifuza ko ibikorwa by'aba bana birusha kwaguka, ariko turanifuza ko aba bakobwa batazagarukira kuri ziriya sabune twabonye gusa. Abakobwa dutangira n'ababwiye ngo nimwishyire hamwe, tuzava ku ntoki tugere ku rugamba. Birimo biraza, si byose? Imashini zatangiye guhinda, buriya n'indege zizaguruka. Nyampinga imbaraga z'igihugu, Nyampinga agaciro kacu, Nyampinga igihugu ashoboye. Aho Impuzamiryango Prof
Femmes twese hamwe rero ku ikubitiro yashinzwe n'imiryango mikeya, icyo gihe ari imiryango 8 harimo na Réseau des Femmes yaduteranyije uyu munsi. Muyimpera amashyi n'impundu bishaka. Abagore n'abagabo mu Rwanda, abayobozi, leta, abikorera, abashingiye ku madini, inzego zose, twese tugomba guhagurukira hamwe tugateza umugore imbere, tukamukura ku rwego twanenze yuko atari rwiza kugira ngo tujye ku rwego rwifujwe, kugira ngo umuryango nyarwanda utekane kandi ugire iterambere rirambye. Aha ndashimira cyane, ndacyashimira cyane Réseau des Femmes kuko muri izo mbogamizi uyu munsi wa none iki ni kimwe mu bisubizo, ni kimwe mu bisubizo muri za mbogamizi tugihanganye nazo. Nyampinga imbaraga z'igihugu, Nyampinga agaciro kacu, Nyampinga inyungu ashoboye. Aho ndanezerewe cyane kuba duteranye namwe tureba ibyiza mwagezeho. Ni urugendo rurerure twakoranye namwe rutari rworoshye kandi rwatumaga ndushaho gukomeza kubatekereza nk'umuryango wa CECI urushaho kubatekereza. Twabonye yuko ari iby'ingenzi nka ba Nyampinga icyo gihe bari bafite ibibazo ko hari icyo dushobora gufatanya nabo kugira ngo babashe gutera imbere. Turashimye rwose Réseau des Femmes ko bagize uruhare rukomeye kugira ngo iyi mashini iboneke, ikaba izakomeza kubafasha kugira ngo umushinga wanyu mwatangiye ubashe kujya mu bikorwa kandi ubashe no gutuma mubasha gutera imbere. Ubu rero mufite imashini ikora amasabune akomeye, RGB nayo yabahaye iyi mashini ikora amasabune asukika. Mushyiraho umwete kugira ngo babahe icyangombwa cy'ubuziranenge. Hanyuma ikindi narababwiye yuko umuntu umwe ntabwo ashobora gukora ku giti cye ngo bikunde, ko mukwiriye kuba koperative yanyu muyiha umurongo neza. Twagira ngo dusabe ubuyobozi bw'akarere ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge mukomeze mudukurikiranire kugira ngo iyi koperative ibone icyangombwa, kubera yuko kugira ngo bazakore batere imbere baba bagomba kuba bari registered officially, ni ukuvuga ngo banditswe mu kigo cy'igihugu cy'amakoperative bafite ubuzima gatozi bwa burundu. Ni nabwo bazabona tini namba, bakazabona na IBM, noneho bakabasha gucuruza neza bitabagoye. Banyakubahwa abayobozi b'akarere rero rwose nk'uko mwabyiyemeje, nk'uko musanzwe mubikora buri munsi, mufashe bano bana kugira ngo ibyo byangombwa byose biboneke, n'icyangombwa cy'ubuziranenge nacyo kiboneke, hanyuma ibindi amasoko yarahari. Nyampinga imbaraga z'igihugu, Nyampinga agaciro kacu, Nyampinga inyungu ashoboye. Aho abangaba abashiki bacu tubona ahangaha ni imbaraga twungutse, kandi akarere, igihugu n'isi muri rusange. Hari ikibazo cyagaragaye ko tugomba gufasha kubona ibyangombwa bya koperative. Navuga ko ntabwo kigoye kubera ko ujye uhagaze imbere. Nitwa Kabanagidasi, umuyobozi w'ishami rishinzwe guteza imbere ishoramari mu murimo. Ni serivisi ikorwa muri department nk'iyi. Mfite umukozi uyikurikirana umunsi ku munsi. Ndavuga ku rwego rw'akarere no ku murenge dufite abakozi baba barakashe babikurikirana ku buryo batwigishije serivisi. Noneho abangaba byo ni n'umwihariko, ni target group dukurikirana. Tuzabona n'umwanya wo kubiganiraho ko tuzakomeza tuze tubakurikirane, tubasure bigeze he. Dufite n'indi cyakabiri, dufite n'indi serivisi yo kuzamura rw'imizemo mu matoya. Barakora ariko umwana avuka agakura agera igihe n'uraba munini akagorowinga, nabo tuzabakurikirana, nabyo byavuzweho turebe bigeze he n'ibijyanye n'ubuziranenge kugeramo ku gihugu. Urumva ari umushonje mwishimye, nta kibazo muzagira, ariko namwe ibisabwa bitoya muzabyuzuze ku buryo n'icyangombwa kijyanye n'ubuziranenge mukore n'umukozi wo ku murenge bya hafi bakuriye. Turaza kuvugana ngiye gutaha bamuzana ibyo mubyuzuza vuba ku buryo mu kwezi twakora special case tukajyana muri arasiye, uburyo nk'uko wabivuze bazaga gukosora mugifite.
icyo cyo ni ikintu CECI warakoze